Sandirina ubwo ni Ferdinand ndi kubwira yego nabeshye urukundo nkagira ibintu mubeshye keretse nimba ataramubeshye Samutayima akazagaruka yego urumva keretse ahubwo nimba Mutesi Sandirina ahubwo Mutesi acunge neza Sandirina na Ferdinand bataba bari kumukina ntuzi kanjenge karirengura gaturika karirengura mwene bushati mwene kivu sharire na rabo urumva acunge neza ukuri kumva nimba yarajyaga abona udufoto ndikubyumva ataba ari kwiririshwa nkaho umuhungu nawe ari kuri misi na Sandrine nawe ajya mwohereza udufoto biragoye asanga tuzabona nk'iyamamaza avamwa ubu biragoye yego ariko ukuri guhari ari nacyo cyatumye nkora ikiganiro cy'ejo yego ni message numvishe Sandirine avuga n'amarira ari kurira cyane nimba koko Ferdinand barabanye ntago yari kwemerera uyu mugore yandika iyi message sibyo ahubwo wenda bari kureka Sandirine ahubwo akanamwara wenda bakamwohereza n'ibihumbi 30 bakamubwira utako kabanza bitewe na Dubai n'ubukwe n'ibiki ngaya 30 ndetse akanayashyira ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi baze bagire gute bakora ntabwo byari kuba biryoshye cyane urumva niyo yari kuba ari ibihumbi 10 yari gukora iyo geste ariko adaciye mu gikari ase nk'ubwira amagambo akomeretsa nde Sandirine ati sinafashe ibiganza urumva ese ubujiste nshaka kuzatuma Ferdinand aza gukomora ibikomere Sandirine kubwira amagambo bari kubwirwa na Mutesi kumva Ferdinand aje kwiyomorera ibikomere umugore we wa mbere nyine nawe ni nk'uko uri kwica iyo telefone ibintu uri kuyikorera ubwabyo uburozi ntibibaho bamuteye nkumva baguteye nawe reka tugaruke kuri comment ya kabiri n'undi ati nuko ye ariko mute ukuntu watwigishaga tugafashwa koko udutenguha ushaka umugabo w'abandi imbuto watwereye nizihe se ubu koko urumva ko uko byagenda kose nta gahunda bwemeranye nabo yego urumva yego impamvu rero ntari bwemeranye nabo yego icyambere by'ukuri mu bintu bigaragara uretse Ferdinand kuba yarabeshyewe Sandirine yego ariko Mutesi ntabwo yatwaye umugabo w'abandi Ferdinand we bajya bamushinja uburyarya yashyize kuri Sandirine yego Mutesi bamushinja iki nta kintu ngewe namugaye iyo message nimba yarayanditse niyo yonyine namugaye ntabwo umuntu yagaguhungiye uyu munsi sibyo hari ibintu tutakibasha kugereranya yego urumva ariko kankora aka kantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abantu bahemukiwe n'abantu babasaba imbabazi barazibaha hirya yo kubasaba imbabazi babagabira n'inka icyo kintu uracyumva ngo hari abantu basabye abandi imbabazi nyine umuntu yakoreye undi icyaha uwakorewe icyaha arenga hajya gusaba imbabazi uwamukoreye icyaha ibyo binarenga hamworoza n'inka kugira ngo abana banywe amata aho harimo isomo rikomeye rero gutangira kwitekerezaho kuri wa muntu wari warakoze cyaha hano ntabwo Mutesi yari akeneye ntabwo Sandirine yari akeneye iyi comment iyi nyandiko ya Mutesi yari akeneye ko amubwira uti ni 5 byonyine mfite ihangana amukeba we akabikora ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi urumva ariko iki kintu yakoze ni nko yarabwiye Sandirine ngo gapfe nanjye warunyishe urumva ni nkuko ngo yengeye mvugisha ukuri kuko erega kuba nge jiste naguhemukira ntago ari igisobanuro cyo kunyitura inabi weho nimba hari agasamusamu kw'ibihe byiza ufite ka mwuka wera nyerera imbuto y'imbabazi noneho biri buntere nanjye guhita ngaruka hano Sandirine igikomere cyahise kiba dabo yego kuba erega Sandirine nawe buriya nta mugore ujya utuka umugabo bamutwaye ahubwo umugore atuka umugore wamutwaye kandi umugabo nta mugore watwara umugabo ahubwo abagabo batwara abagore b'abandi ariko urebe nawe umugore ajya kuri polisi aho iki kigabo cyaraye kinuka ni mu gifate bavuga ngo umugabo batwara bari iki simbizi banza bari ikinyugunyugu noneho nimba ariko bavuga ngo ni ikinyugunyugu
ntabwo nzi ukuntu babivuga nanjye sinzi ahantu noneho urumva Sandrine yakagombye kwataka Feredina yego ariko ntabwo wakwataka ku muntu waraye wumva icyuya cye agenda agikumbura ntabwo bibaho urasanga ari nka kenda atajya oya ntabwo habura akantu k'urwibutso n'ubu ahangaha hari yego wasanga hano hahize wakabona ntabwo wabura isengeri ya Feredina none ntibyakoma hasize ejo bundi se urumva noneho wavuga ngo ntabwo aba areba ikibazo ko ari Feredina yego mu mboni z'ako kanya ntabwo avuga muti ibintu wankoreye umugabo wasanga waranamusuje wisize imiti nyine ntabwo ajya yemera ko yaba yaragiye vira mu panga urumva niyo mpamvu ntabwo muri Sandrine akeneye kuzumvamo ijambo na Mutesi gutya oya ni nayo mpamvu rero Mutesi nawe ntabwo akeneye kumva ijambo Sandrine rikivuga muri ruriya rugo yego hari umuntu umwana kuri social media yaciye umugabo w'inyuma noneho babimukorera neza yego aryamanye n'uwo mugabo mu gitanda nawe ari kubikora ngo abikora yitekereza wa mugabo umwe baherutse kubikora neza ngo arangije nyine arimo arangiza aravuga ngo urakoze ngo nari muvuze ngo urakoze nyine ashimira wa wundi baherukana uwo mujyama ari we baryamanye urumva rero buriya hagize irimucika gato muri rwa rugo wabona ibikomere byahita bijya mu mutima wa Mutesi usi nka Feredina ari nk'umuntu yibeshya agahamagaramo Sandrine yibeshye muri rwa rugo cyangwa akabona nk'akamise dukora bavuganye ibintu byaba muri ruriya rugo utibwira ko Mutesi yabishyira kuri Feredina yahita avuga uti cya kigore kirimo kirandogera iki ako ngo yavangwa cya kigore vuga neza ijambo yavuga no kwita mwoheza voice note amuha agasopo ariko yavuga ngo iki ngo amuha agasopo uvuga rero ubu aba ari ibibazo by'ingoreke ku bijyanye n'ibibazo by'ingo umugabo ahora ari number 1 umugore azakubwira uti ikigore cyo kwa runaka cyantwariye umugabo ariko ntazakubwira uti umugabo wanjye yararomotse yaragiye ntago azabivuga oya avuga uti hariya umugore yandogeye umugabo niwe asigaye ahahira niwe asigaye agira gute ariko ntago ashobora kuvuga ngo umugabo ngo yaragiye oya ahubwo ikintu giharaba ababyeyi bombi bose ubu tuvugana ikindi kiganiro nzongera gukora Mutesi n'aba atarohereza message kwa Sandrine imusaba imbabazi kuri aya magambo bose nzaza mbatenge ari babiri batenge mu we buryo ako Mutesi akwiye ngo ntuzamutenge ntibigeze umwimika ako kantu ujya ukabura ugazirikana ndimwe weho umuntu uvuga ibyo ushaka ariko twebwe mu isi y'umwuka abo turi bo turabazi turiyizi twebwe ariko nubwo mvuga ibyo byose Pastor Mutesi ikintu kigaragaza aracyafite urukundo Sandrine kurusha urwo agufitiye kuko ntabwo kugeza ubu ngubu ntabwo aramuboroka kandi ari umuntu basa nk'aho bafitanye ikibazo ku mugabo yaramuborotse kandi yaramushyize muri gurupe kandi yamuhaye mesaje asa yaramuborotse yese amuborokora aramuhera yaramuborokoye arabanza aramwandikira reka nkubwire ikintu utaruzi wowe yego barakuborotse hano kuri iyi si mu bantu batatu Pastor Mutesi akunda nzamo ndi uwa gatatu uwa mbere ninde ubwo uwa mbere ni abana be uwa kabiri ni Feredina uwa gatatu ni njye wowe nk'iki cye ari umugabo wa kabiri ariko uzi ko njye n'ururabo rwanjye rukiri muri salo yo kwa Mutesi wowe Feredina nimba ari umugabo narufata arumenere hasi nk'imbere ya kamera noneho tubibone arukuyemo byagenda bite avana na mo narwo nyine benshi noneho harukorewe namenye yuko yo guhobera Mutesi njye wamuhobeye imbwa zibunguye ivumbi kabisa zicara ku meza musazi madamu aracyayambara oya ntabwo ari musazi hariya nayo nasaza ahubwo mukubise iriba yaryemewe Jeanne yarambwiye ngo bamukubise iriba yaryenye wowe warabeshaga wa kigabo iriya jambo navuze musazi ryari rinsenyeye ririya jambo rya musazi ryari rinsenyeye burundu ryari gusenyeye burundu Jeanne yaranyishe arambwira uti nta soni usebye umukunzi wanjye njyewe kamuhereze hori imana hori abamukomeze Juste kanigarukira inyuma tangiriye ikiganiro mu ndi bushya umuvandimwe numvaga ibintu aragenda abaza ari by'amakomenti yarayabonye ariko niyizire neza twiganire nk'abavandimwe buriya ngo abasangiye ubusabitana ibisambo ubona ari iyihe mpamvu Pastor Mutesi
twavuze ku bintu byo kuba hari amafaranga bamushinze ariko tubyita ibinyoma, we aza abizamukiyeho kandi twavuze ko twari ibinyoma. Njye nimba Mutesi atangiye kwandika muri comment ngo nzaba ndeba amaherezo y'ibintu, ntacyo nongera kuvuga kuri ayo mafaranga. Ariko wasaba amafaranga y'abandi ubundi ko twavuze ngo ntayo yariye, ugasanga abayamuhaye bajye kuyamwaka cyangwa bajye muri RIB kumurega. Ku mugani wiwe ntabwo njye nakwirirwa mvuga iby'amafaranga, nanjye ari ibihwehwe biri aho ngaho. Ntabwo turabona urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ruhamagaza uyu mubyeyi, sibyo? Ibindi rero ku mugani wiwe hari ukuntu umuntu akuzanamo akantu k'agahuha kabayeho kugira ngo ukomeze watake wa muntu. Kabiri, Mutesi ashobora kwandika muri comment nawe akeneye ko twongera kumuririmba nko mu biganiro 10, nta muntu azongera kumuvuga. Ariko ntabwo tuzongera kumuvuga, nta nubwo twamuvuze nabi. Ibyayo mafaranga ntituyazi, njye ntabyo nzi. Bayamuha ntabwo twari duhari, sinari impari, sinzi nimba niyo nzu barayubatse, sinzi nuko byagenze, sinzi nuko byacitse ze kera akabivuga mu kiganiro. Undi neze kera wabivuze ariko nabwo yamuvuganaho gaho neza. Nawe yaravuga ati we yari yaramaze ko etaje ngo yadushye mwohereza mutayaduhaye, mutabitubwiye, mubitubwira ari uko bigize gute. Ibyo byose tubifata nk'ibinyoma. Rero njyewe ku by'ayo mafaranga Mutesi ntabyo nzi, nta n'uwabidutumye. Ni kumwe ibintu bihita byongera bigasa. Hari ukuntu inkuru itangira yarigeze ibaho, ukabona imeze nk'aho ishaka kuza itutumba, bigatuma abantu wabimenya nk'iki kiganiro nkoze kigeze mu 100,000 bose bahita bakurikira ya mafaranga n'iyo nkuru, ukayakubona ukabona hari ibindi bintu bije, kubona badabizi biti bishya. Yego, rero no kuvuga ngo nuko biba bije. Kandi njyewe niyama abantu siripupure. Nimba ntavuze Mutesi nabi jya wandika comment nzima. Ikindi, mfite umuyoboro wa YouTube channel, Mutesi afite undi. Nimba wujemo akandikamo comment, wikumva ko iyo comment kuba nyivuzeho nk'umustar unyandikiye muri channel ari ikibazo. Sinzi ibyo mwita amatiku, n'ibyo mutita amatiku. Nimba mubona ari amatiku nta kibazo ubwo nabo. Kizima nuko mba nkora ikintu umutima wanjye utancira iki urubanza. Ndi mu bucuruzi, Mutesi nawe ari muki mu bucuruzi. Rero baturekera akazi. Mutesi kandi nanjye nkubwire si inkwanga pe. Nubona ngiye gukora mu kiganiro ibigize ibyaha kuri wowe, wanyandikiye ukambwira ko ibyo bintu atari. Nakwandikira inbox nuko yandikiye Sandrine inbox. Wewe umbwira uti ibyo bintu uramenye batagushuka. None ubizana muri comment uregira ngo n'ubundi iyi comment nze kugira ute kuyiganiraho. Ahubwo woncu ukashukishe comment nciduke nagiye kubibazwa. Iby'amadeni yawe ntabyo nzi, nimba waranayariye simbizi, nimba waranayakohereje ntabyo nzi. Ahubwo turavuga ngo abo bayakohereza bashaka ko ibyo bintu byajya hanze, bajya basanga ubugenzacyaha bakugenza icyo cyaha. Rero nje ibyo bintu sinabivuga uko ntabyo nzi. Yego, twivira aho ngaho twigire kuri Mushuti yo mu Masava uretse kumutahira ubukwe, nyuma akaza avuga izabaye mu bukwe bwose. Nibaze iyi video y'urukoza Sonia mu Masava bari kubeshyira ngo nuya mu Masava. Juste yabari impamvu iyi video iri hanze bari kubeshyira ngo nuya mu Masava. Buri rero reka nkubwire hori. Ngiye mbona nubwo bagenda ku ma YouTube. Ku ma YouTube leta itangire ikurikirana umuntu witwa Godfather. Bari abajyamo bose bakora ama live ya space. Kuki batabikurikira ibi bintu? Urumva? Kuki batabikurikira? Yego. Ibi bintu ngo nibamara kubikurikira, kubyumva neza. Barebe icyo bakuramo. Urugero rwa mbere. Izi space maze igenzi kurikira. Hariho ibitutsi. Urumva? Cyo nicyo cya mbere. Urasanga umuntu atatinya kubwira umuntu ngo karya amabere ya nyuma. Bumvuza koroheje. Aya ma space kandi abakozi bari buyabaho kandi abayakora n'abanyarwanda. Uri kubyumva? Nawe utunze akaboko n'abanyarwanda kazi. Oya ibyo bintu tujya tubivugisha ukuri. Ni gute ushobora kuza kugenda kuri Pastor Juste uvuze kuri Mutesi turi muri gospel, ariko ukirengagiza ibintu byitwa ama space. Nyamaza ahantu matungiye agatoki kuko naho hari mu bintu birimo noneho bigaragaza abantu ku buryo bukomeye. Yego.
ribu niyongere igende ku marayivu ya TikTok. Warebye hano ribu nigende ijye ku marayivu ya TikTok, ribu nigende ijye ku marayivu ya Space. Urumva byumva ibintu biri kuberaho. Noneho ubu basigaye banabyaporodinga. Nimba yagatatinya kutuka DJ Brian, nimba DJ Brian atari gutinya gutuka Yago kandi mu mazina. Uri kubyumva? Nimba nibishaka ajya kuri live ibyo byose nawe akabikoreraho ya TikTok. Nimba uyu Godfather azagashoza intambara maze igihe mwumva akazana ikibazo kidafitiye n'abanyarwanda iki umumaro, mwe uzanye video ngo muje kuvuga ngo The Ben yakoze umuntu mu gituza, nese biri bufasha iki? Ibyo bintu biri bufasha iki? Ariko ejo umuntu nafata umupuri w'umuntu nawe ushyiraho umupuri w'umuntu, niko numvisha ba DJ Brian bavuga, nawe ushyira mu gihugu kugira ngo utaza kugaragara, nawe ushyiraho bahite bamurega ngo uwo muntu yakoze iki? Yakoze amakosa. Urumva? None se weho umuntu azanye icyo kintu nk'ubu hari Space nabonye iriho umugabo uri musomana n'umugore mu gitanda, kandi ubona ko iyo video bayikoze bayiteguye ko bashaka ko igomba kujyanza ikaba trend. Urumva? Ibyo bintu byose bije wabo uri kubwira isi yose ko The Ben yakoze amabi, nyamaze The Ben ni umustar. Uri kubyumva? Kuba The Ben ari umustar, urumva weho noneho ukamuzana ngo nuko man abastari n'abagore babafata bakabaheka yarenze iriya stage yanamununira akamuha noneho n'iminwa mukumira. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo uri gushaka kwerekana ko kubwira Pamela kumubwira uti weho reba ibyo umugabo wawe yaragize ute yarari wenda Pamela ntiyari yanabibonye, niyo yabibona ntiyabiha agaciro azi ko umugabo ari iki ari umustar. Ariko uko mubishyize kuri Space buri wese atanga igitekerezo, muri gusenyera The Ben, muri gushaka kumumanura ngo mumushyire hasi. Ariko uyu mwana ntiyamanuka ngo ajye hasi kubera iyihe mpamvu? Ahavuye Mana arahazi, n'umusanzu yatanze ku gihugu twe turahuza. Uzaba abana bazamuka nta n'umuziki uri mu Rwanda, igihe ari kasete wewe urakiza. Abana batabonamo n'umufungo bakihangana bakambara ubusa paka bazamutse. Uyu munsi wa none bari gutumirwa mu bitaramo bikomeye cyane, barakoze ibyo bashaka ko bamanuka. Nizera ko ubu se nimba The Ben ataramanutse ku ishanga, urumva ubu yamanuka kuri uyu mwana wa hano hirya ahangaha, ntibyakunda rero. Yego, hanyuma reka nigarukira ahangaha inyuma gato mbanze nikomereza uri akantu icyo warumbwiye kuri Mama Sava. Habariye bava ahubwo umupira wa Mama Sava wamugani bawumenya hagaragara nagari wo urarangira akaje gatari mu Masava. Mama Sava se yakora ubwo bugori ako kimu wabona video kimetaye hanze dore ubugori Mama Sava yakora. Oya juste yamara maje kumva komeje kumva amajwi y'abagore bateretswe na Kimu. Reka nkubwire gahore kambwira abakristo mu ndebe abakristo mu ndebe mw'abakristo mwe ibintu mugomba kumenya kuba juste ari guhanura kuba ari kuvuga tuterevekire tayini morages ngo iki zuburere mando taya mando si asirigrere sansoma ntago ari ikimenyetso cy'uko umuntu atasambana. Urasirimu ntago yaburindi maze nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu atakora icyaha. Urumva? Nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu yageze mu ijuru. Icyo nshaka kubwira abantu rero basenga banasengana n'abahanuzi, ndabagaye cyane iyo mutangiye kuvuga ngo pasiteri yaranterese. Pasiteri se umubiri we ni ferabete kangoye byasimirwa nari ndi umuramyi mu rusengero rukomeye hano mu Rwanda. Nashaka kubabwira nge ndi umuramyi ukomeye nkuko abantu batabizi. Urumva nge ndi umuramyi so gwakora indirimbo 10 na zingahe ziri hanze abantu bazi nuko bataba bazi ko nizajize, ariko njyari ngendana n'abantu bazumva ntibamenye nyirazo nkaseka. Urumva juste nk'indirimbo akushawuri yemera nawe nyishizemo wakumi yimbwire juste reka nyicurange ubu ntago byari ibyo kuri YouTube. Hoya si yanjye se hari ikibazo nta bindi bikoshi ifite none hazamo tundi tuntu runaka.
waza kuyinyumvisha nyuma y'ikiganiro ntawe kuko ni yawe sawa urakoze ibyo nashaka kubona mbigezeho reka mwibarize mu kanya akomeje kuri The Ben reka n'ubundi mukubazeho wo bita The Ben wumvishe ko ejo bamukoreye live wabonye video arimo asomanira umukobwa mu kabari umuntu uheruka kwibaruka ejo bundi ndetse ufite umuryango uzwi biriya bintu byo ubona bitanga iyihe sura ku muryango nyarwanda naba na The Ben yasomanye atazi ko bari kubifata bijya hanze uzabasomanira mu rwiherero ariko se urumva hari aho noneho ariko ntekereza ko umuntu washyize iriya video hanze ntekereza ko The Ben nawe yamukurikira sibyo yamukurikira kuko none se gusomana ni iki nese umudamu wagiye kubivuga ibyo ntabwo iki cyamusenyera ahubwo The Ben Imana iri kumwereka abantu bagendana yarazi ko bamwemera urumva ni n'akantu kabaho kugira ngo Imana ikwereke indyarya zigukikije bo barifuza ko yamanuka ariko ntibizakunda bari kubabazwa na biriya bitaramo agira ute akora ariko The Ben nta muntu uzamusimbura kuri iyi ntebe ya muzika keretse n'aba yanapfuye ariko melody zasa hari oya melody rega nawe akora ibyo kandi agiye gukora n'ibimora nuza na Ben reka wenda oya nyine melody akora ibyo kandi ntekereza ko batasuzugurana aba bagabo bo impamvu mwomoje kuri Ben impamvu mugarutseho rero urabona ibyingo byakomeye hano hanze uyu The Ben afite madamu bita Pamela turongera tubihuze nanone na Bishop Gafaranga ndetse na Annette Muraza uyu mudamu ngo bita Pamela turongera tugaruke n'undi kuri space ya live aho hari umupasiteri bita Hakimu uri kuvugwa ndetse nanone na Mama Sava arazamo aho ngaho kuko Mama Sava bivuga ko iriya video nimba ariyo koko ishobora kuba yarashyizwe hanze na Hakimu kuko ngo niwe bavuganaga kuri video call none tugaruka kuri Mama Sava tuhita tunabihuza nuko ngo hano hari amajwi ndaza kuyagukinira aho uyu Hakimu ngo avuga ko ari we wahanuriye Pamela ko azarongorwa na The Ben iso ntibwasohoye ibyo byarasohoye none se wari wabona basi The Ben aza avuguruza ubwo buhanuzi bwaragiye hanze wari wabona se Pamela aza avuga uti ntago Hakimu yigeze ampanurira ntabwo byabaye none nimba bitarabaye rero Pamela akaba yarabanye na The Ben ubuhanuzi bwa Hakimu bwarasohoye ikintu reka nshaka kukubwira abantu babona Hakimu w'umuhanuzi nanabwira abantu hari ijambo rikunda kuyobya abantu ngo bazababonera ku mbuto iki bere nyamaze Yesu yaravuze ngo ndagiye simbasize nk'iki nk'imfubyi nzaboherereza iki umufasha uwo ngo azagenda ku bya data agira ute abibamenyesha kandi azabakoresha n'ibyo nge nigeze ngirane azababwira ibyo nge nigeze mbabwira bishatse kuvuga ikirere iri jambo uyu munsi wa none ikinyejana duhagazemo naho tugeze umuntu ashobora kuguhanura ari umusinzi umuntu ashobora kukubwira ibyawe asambana umuntu ashobora kukubwira ibyawe yiwe rero ndakambwira abantu bitera ubwoba n'ubuhanuzi ahubwo niba umuntu akubwiye ngo Justin ni umuhanuzi genda n'ikikujyanye niba ugiye ngo agusengere genda gusengere namara kugusengera nimba hari icyo akubwiye ukumva n'icyo sibyo mwubahe wubaha amavuta y'iki y'ubuhanuzi rero kuba Hakimu yahanura ese nanjye reka mbaza abantu badukurikiye aba bantu Masavu batangiye kuvuga na bantuza na Gigi batangiye kuvuga ubundi kambaze kamere kuri Gigi Hakimu yarakubwiraga ngo geza nyereka ikibero ku itako ibyo biganza bye bikazamura bikajya ku itako bikamwereka mwagiye mwiha agaciro my friend nimba uzamuye nimba waramweretse no ku mabere mujye mwemeranya mwateretanye mukanakundana ahubwo ibyo mwemeranyijwe mwembi bikananirwa guhuriramo ibyo rero ibyo ntaho bihurira n'iki n'agakiza ahubwo ikintu baba bagiye gukora ni shitani bashuka kugira ngo bongere biyanike urumva ni shitani ubashuka kugira ngo bongere biyanike uri kubyumva neza yego shitani abakoresha kuko ubundi gukizwa n'iki njye Justin nimba nkijijwe ngomba guhura n'ibindwanya yego kugira ngo shitani anesha agaciro nkuko Hakimu yahuye n'ibimurwanya buriya Hakimu ni umuhanuzi kuko uramwemera
njye sindahura nawe ariko Hakimu ndamwemera. Dore impamvu mwemera, umuntu wese urimo umwuka w'Imana, urimwo n'ibihe byiza, ahura n'ibintu bimustabinga, bimumanura, bishaka kumushyira hasi. Ariko nanone nkibaza abantu bose yahanuriye muri kano kanya bose bari mu bibazo, kandi bose bakaba bari kubigiramo mu matariki amwe. Dore impamvu rero, igihe cyose uzatunga urutoki umukozi w'Imana, uzaba uri kwikururira icyo bita akaga. Urumva? Kuba ubwabyo, erega gushyira ibintu bya Hakimu hanze ubwabyo ni Imana iba iri guta agaciro. Rero ni ukuvuga ngo ni rokete shitani iba yamennye mu bantu basenga, kuko Imana yo ntiyakwiyangiza, aho kugira ngo yiyangize ahubwo yakwica Hakimu. Ariko kuko Hakimu ari umunyantege nkeya, Imana ibizi ahantu Hakimu yagiriye iki intege nkeya, ibizi naho igomba kuza igatabarira hafi, kuko muri bose ntawe uzi impamvu Hakimu yiswe pasiteri. Urumva? Kuba rero Hakimu yagira intege nkeya akakubwira kuri video call uti nyereka ibere, ni icyambere. Igihe cyose umuntu w'igitsina gabo iyo ari kuvugana n'umugore, yaba ari kuri telefone, yaba amusanze mu biro, yaba ari kuri video call, ahita amuhana serivisi atamusabye. Urumva? Ubwo rero wari wasengera umuntu ikangombwa ko muhamagana kuri video, cyane ko ari nk'abantu usengera kuri telefone, ariko Imana ikakwereka ko wenda afite nk'ikibazo ahantu runaka, byari byangombwa ko umusengera kuri video. Njye nta muntu, njye icyambere no mu Rwanda gutya sinagusengera kuri telefone. Uri icyangugu ngiye musengera ntuye ku Kamonyi, wateze ukaza nkagusengera, cyangwa ukantegera nkagusengera, cyane abanyafite nkitegera nkaza nkagusengera. Uri hanze y'igihugu andi kumpa icyifuzo, wampamagara audio, naho ninguhamagara video call ndaba nshaka kukwirebera, menye uwo muntu tujya dusengana ninde, ariko sinagusengera video call. Hakimu rero ikindi kintu kuba Imana yavugana na Hakimu akakubwira uti Imana irambwiye ngo zamura amajipo, warangiza nawe ukayazamura, ubwo ntiwumva ko wari wemeye amavuta? None aka kanya akubereye ruwire gute? Reka nze mwumvishe ubuhanuzi ugira icyo ubuvugaho. Yahanuriye umwana w'umukobwa. Narabyumvishe aho avuga ko abwira uyu mwana w'umukobwa ati umwana wa perezida. Icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo se. Ati mbonye umwana wa perezida agira bashakana. Mbese icyo ni ikibazo? Mbese nyakubahwa perezida wa repubulika ntafite abakwe? Mbese wumva ko nta bakazana azagira? Ariko nanone ko ariko kuki mwumva ko kubera iki? Mbese niba ari Imana yari imubwira ngo itako ryawe ngo Imana inyeretse ko rishobora kuba rigiye kwa paralize utaraba umukwe. Nakubwiye nuko abantu batanyumva. Ni ibintu bibirereka. Kuba njye jise mpanura nkereko ntibikuraho kugira irari. Nibyo nakubwiye. Kandi wibuke ko Pastor Hakimu ni umusore, nta mugore agira. Nimba nta mugore agira akavugana n'igitsina gore, ubwabyo hari uburyo bubiri. Gutinya kuba yasambana ari umupasiteri, agakoresha ubwo buryo mu buryo bwo kwimarira. Nimba abwiye umukobwa uti nyereka ibere ryawe, Imana nuko ari ibimara, ubwo Hakimu ndamututse nimba yarabikoze ni ikimara. Aba yakoze ubumara mu buryo bukomeye. Urumva? Nimba agize gutya akamubwira uti ndashaka ko unyereka kwita ku masengeri, urumva? Akaguti zamura, we hari kukubwira ntabwo uri kumva yuko ari kwishimisha, ni nko mu buryo ari kureba nka pornography. Ubwo ahubwo telefone biraho kundi kuboko kuri ku gitsina. Nawe ngo yarabikoraga gutya kuko nka Gigi uwo Gigi watanze ubuhamya yavuze ko erega ayo magambo ubwayo kuyumva hari indi isa kwinjizamo. Ubwo mu buryo ariko sinkubwiye ngo akujyane ikuzimu, twese turi abantu dufite imibiri ikora. Ntabwo umuntu yakubwira uti nyereka ibere uri umugore ubure kugira ibitekerezo uri kubikubwira ari umugabo. Urumva? Aho rero nimba byarabayeho bwari uburyo bw'irari. Urumva? Amazina y'umuntu nshaka kureba. Uri kubyumva neza? Nimba bwarabayeho bwari uburyo bw'irari. Rero Pastor Hakimu aho ngaho kuba umuntu ahubwo ukavuga ngo kuki byabaye wenda kuri benshi. Social media zo mu Rwanda turazizi, izo hanze ntazo nzi.
iyo abantu batatse ku kibazo cy'umuntu bahita baza bakajya nk'ubu reka nkubwire kugira ngo uzabone umuntu uzarwanirira Sandirina ku kibazo cye na Mutesi na Feredina biragoye. Kubera iki? Abakunzi ba Pastor Mutesi ni bamwe mu bahanga bazi kwandika comment kandi batarambirwa. Iyo umuntu agiye muri comment agahuramo na comment 40 ziri gutuka Sandirina ntawaza yandikamo ngo mwirenganye umuntu. Ariko ubu batanu nk'ubu Bosco Impaya ateye kamera akavuga ukuntu Sandirina yarenganyijwe na Feredina, Korode akayitera tukaza tukavuga wabure biba kuri Mutesi. Nese nimwabibonye ejo bundi Asiya rimwe kaka video gasohoka si byari bigoranye se ku mukozi w'Imana guhita ubyakira? Byari bigoranye ariko umva akantu twireferagaho we nta kibazo Asiya nta n'umugabo agira kandi mu magambo ye yitangarije harimo ibishegu 7 bikomeye umukozi w'Imana atakagombye kuvuga. Ariko kuko itangazamakuru ryari rirwaye Mutesi kuko yanze ko bafata ubukwe bwe twese twaraje dukinga ikinyoma abantu ku majwi gusa Mutesi avuze ku majwi yonyine duhita tumugerekaho ko na video ari we wagize ute wazisohoye. Okay, reka mbere ko dusoreza kuri kino kintu hari inkuru nabonye yiriwe imihanda aho bivuga ko uyu nguyu Vice Mayor wa Musanze Axel Kamanzi wa mugabo wa mubyeyi video nakweretse wigeze gusuzugura itangazamakuru mu gihe baramuhaje ikibazo kijyanye n'imibereho. Ariko nta nubwo buriya nta nubwo ari inyamakuru ahubwo ngiye nkeka ko umuntu ashobora kujya kuvuga urumva uriya mubyeyi ukuntu yagiye kuvuga akabihorera wasanga ari n'umuntu rwamugiye akomeza wasanga ari n'umuntu kuko yarahagaze nk'ugiye gusubiza noneho hari rwanze ijwi ryazamukaga rikanga kandi kuri iyi mihanda rega abantu bashaka gutwika nuko mutabizi abantu ntibarabisobanukirwa bari kurara batekereza ngo nakora gake ngo menyekane ari nk'umutipe wavuze reba nka wa mutipe wagiye mu gusezerana bakayamubwira subiramo subiramo hariya se hari kwa nyina ariko kuko yashakaga nyine gutwika ako kantu twese turaza subiramo sinsubiramo urakibuka. Ari n'undi mujyama wamaje gusezerana atera haleluya zirindwi mu ntuza mu murenge. None se ubwo gusezerana nicyo kintu cyari gikomeye kuba abantu bari barajyanye indangamuntu bakabandika. Hari abantu rero bashaka hano gutwika kandi bashaka akantu kazatuma batwika kandi wibikemo ko uyu mu Vice Mayor yize itangazamakuru yahoze ari umunyamakuru nyine ararizi yarazi ikintu cyatuma nyine yotsa atwika. Ahubwo banze yibutsa abantu ko Gafaranga ubu ngubu turi kuvugana turabigarukaho mu kanya nabibonye by'uko bwakatiwe iminsi ariko nekeza ko ari title ni title ntago biremeza ntago ari honyine mbibonye hano hari n'ahandi yego. Okay, reka mubwire turabisoreza mu kanya ko muri Gafaranga ahubwo twa tukiri kuri Vice Mayor. Rero uyu Vice Mayor ni wa muntu ari gara abantu bicara bakavuga utari ko mu karere byanze nakora iki. Yego, nk'ubu natwe twicara aha turavuga utari ko YouTube umunsi byanze niyo mpamvu uba usenga uti Mana ngize amahirwe nkabona akantu nashinga hariya cyangwa nkagura akantu. Yego, rero nawe ubwo uti ibi bintu birangiye byakwe ko ndi umunyamakuru sinakwikora itangazamakuru ryanjye urumva. Yego, rero ugasanga abona byamwora agashaka akantu kazatuma nanarizamo azaba arimo amenyekana atwika ko bitayimanukira aho ngaho kuko reba nk'uyu mujyama Scovia yirukanye urabona ko yari amenyereye kwa Scovia ariko abantu ntibamukunda ari wenyine ariko reka da erega nje ntiwambwira ngo uvuye kwa mama urwa Gasabo mwararerebwaga na miliyoni n'ibihumbi 500 live yanyu iri mu bihumbi 70 uri kurebwa n'ibihumbi 10 none uyu munsi ukurebwa na 6 ibyo bintu si ibyawe ntago ari ibyawe. Mu cyumweru uragirana urugero reba nka ba DJ Brian kubera mu bitaramo reba ukuntu cano yabigenda izamuka urumva nta bundi buhanga ni ukuvuga ikirere nuko uyu mudamu cyangwa nimba ari n'umukobwa simbizi arabizi neza ko we agomba arabizi neza ko agomba gukora akantu kazatuma twika nyine muri ubwo buryo mu gihe azaba yaje kuri YouTube. Yego, ndakumva cyane. So
uri gukoresha akagozi ke okay yego reka mubaze iki ngiki rero muri kano kanya impamvu nayo nkomoje kuri Vice Mayor nyuma yo guhunga itangazamakuru aka kanya nawe yaje kuri YouTube yafunguye YouTube channel aho abantu bari kumuha